ni urutonde rw'insengero zabashishwe gukora burundu. Bamwe imitima itangiye kubarya, bagiye kwibaza batese urusengero rwanjye rwaba rwahagaritswe cyangwa se itorero ryanjye ryaba rihagaritswe. Hari abari bafite ubukwe muri iyi minsi, hari abari bafite igikorwa cyo gukomezwa muri iyi minsi, hari abari bafite umubatizo muri iyi minsi, hari abari baratanze invitation. Ariko nyuma y'ibi ngibi byose itorero rirahagaritswe burundu, ryatswe Ubuzima Gatozi, kandi by'ukuri ryari rifite abageni, ryari rifite abo kubatizwa ndetse n'abo gukomezwa. Ibintu rero uraza kubyibazaho cyane, uraza kwibaza utese mu by'ukuri itorero ryanjye byaba bimeze bitereka tubareke mukurikirane byose uko byakabaye, mumenye urutonde rw'insengero ziciwe burundu, mumenye n'impamvu baziciye burundu. None mara kumenya impamvu ziciye burundu, mumenye n'insengero zisigaye ziri gukora kugira ngo mubashe kuba mwakomezanya nazo kuba bishoboye, kandi ku batabishoboye nabo bakomeze kwihangana, ubwo Uwiteka azabaha ahandi ho kuba mwasengera. No kuvuga ngo ni insengero aka kanya zibashe kuba zakirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nukuvuga ngo izi nsengero Zambuwe, Ubuzima Gatozi. Nshuti bavandimwe, reka tubasabe mu by'ukuri aho muherereye, aho mwicaye, mufate amakaramu yanyu ndetse n'udupapuro mubashe kwandika. Ushobora kuba itorero ryawe ribashe kuba ryacibwa burundu muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi nyuma yaho iri torero rigiye kuba ryacibwa ntabwo rizongera gukora n'igikorwa na kimwe, kandi ubutaka cyangwa se inyubako z'amatorero agiye kuba yacibwa nta kindi azakorerwamo usibye kuba yabyazwa undi musaruro. Rero ushobora kuba usengera mu itorero rya Adepr, ukaba usengera mu itorero Katolike, ukaba usengera mu itorero Anglikani, ukaba usengera mu itorero ry'Abadive cyangwa se muri Assembly of God Rwanda, ukaba usengera muri Zion Temple, ukaba usengera muri Methodist Church, ukaba usengera muri Restoration. Rero aya matorero tugiye kuba twabwira agiye aciwe Burundi kandi yambiwe Ubuzima Gatozi. Nshuti abavandimwe, reka tubasemanze mukore subscribe, ubundi dukomeze n'ibiganiro byacu, kandi mu by'ukuri uze kuryoherwa n'ibi biganiro. No kuvuga ngo itorero rya mbere ryaciwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi rikaba ryambaye Ubuzima Gatozi, rikaba ritazongera kurira ku gihugu cy'u Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda, ni itorero bita Agape Blessing Community Church. Iri torero Agape Blessing Community Church bamwe nibwo bwa mbere muryumvise. Iyi Agape yambuwe Ubuzima Gatozi nta na rimwe. No kuvuga ngo yari ifite inyubako zitandukanye, ariko izi nyubako nta nubwo bemerewe kuba bazigurisha. Rero kuba iri torero Agape riciwe mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora kuba warusengera muri iri torero Agape Blessing Community Church. Turagira ngo nyaboneka mwihangane, kandi muri uko kwihangana mumenye ko Uwiteka Imana igihe cye nikigera, isaha yayo nigera, muzabasha kubona ukuboko kwayo. Rero iri torero Agape Blessing Church, abayoboke baryo bakaba barimo bararirayo kwarika nyuma yaho rihagaritswe burundu, kandi rikaba ritemerewe kugurisha inyubako cyangwa se ubutaka bari basanzwe bafite nk'itorero. Kuvuga ngo baciwe burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Idini torero rihanaguwe burundu mu gihugu cy'u Rwanda ni itorero bita Calvary Independent Baptist Missions of Rwanda. Iri torero Calvary Independent Baptist Missions of Rwanda naryo ribashe kuba ryacibwa burundu mu gihugu cy'u Rwanda, kuvuga ngo ryambuwe Ubuzima Gatozi. No kuvuga ngo hari abari kwibaza batese itorero tsengeramo ese naryo ryaba rigiye kuba ryahagarikwa, ese Adepr nayo iraza kuba yahagarikwa, ese Anglican nayo iraza kuba yahagarikwa. Nta kindi tugusabye, ugiye gukurikirana mu by'ukuri urutonde rw'isi nsengero cyangwa se rw'amatorero bahagaritse mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi nyaboneka iyi nkuru niwumva igushimishije, uje kuba wakanda subscribe, ukande like, share na comment, kugira ngo mu by'ukuri ujye ubasha kugezwaho na video zacu nzi. Ushobora kuba waramaze gukora subscribe ariko utaranakanda no kunzogera, nyaboneka urasabwa gukanda kunzogera kugira ngo ubashe kuba wakurikirana video zacu yo na notification.
irindi torero ryahagaritswe mu gihugu cy'u Rwanda burundu ni itorero Charismatic Episcopal Church of Rwanda. Nuko ngo aya matorero uyitegereje cyangwa se umfishe amazina yayo ni nkaho atarasanzwe anazwi. Aya ni amatorero yararimo aza yinzaduka mu bavuga ngo nayi nzaduka kandi aje vuba. Iri torero Charismatic Episcopal Church of Rwanda naryo ryamba ubuzima gatozi. Hari itorero bita Ebenezer Church. Ebenezer Rwanda Church nayo bayice. Nuko ngo aya matorero yose mbabwiye nimba bari bafite amashuri ntabwo bakiyafite uburenganzira ngo bayagurishe. Nimba bari bafite ikibanza biriya bihaga ngo musenyeri aragurisha, ngo pastor aragurisha, ngo abakristo batabizi, ibi ntabwo bizabaho. Itorero Showers of Blessing Church. Showers of Blessing Church iri torero naryo ryahagaritswe. Hari itorero Eglise Chrétienne en Afrique. No kuvuga ngo isi insengero cyangwa se amatorero ni yandi yarakiri mashasha. Kubera akiri mashasha rero ntabwo abashije kuba yagira imbaraga zo kugira ngo abashe kuba yakomeza gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri kubera ikibaye yahagaritse. Niki cyatumye aya matorero ahagarikwa burundu? Niki kibyihishe inyuma? Numara kumenya icyatumye amatorero ahagarikwa, turaza kubaha noneho andi matorero yemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Nitumara kuyabaha muraza kumva muruhutse kubera ko bamwe imitima iri kubarya. Bamwe imitima iri kubarya bati urwacu rwaba rufunze cyangwa se rwaba rufunguye. Urwacu si rwaba rwemewe cyangwa se rwaba rutemewe. Reka tukomeze tubasebe mukore subscribe kandi nyaboneka video muze kwisangiza abandi kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Uru rero ni urutonde rw'insengero zemewe noneho zemewe ku mugaragaro, zigiye kuba zatangira kuba zakora mu gihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro kandi zemerewe gukora icyo ari cyo cyose. Zikagikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Itorero rya mbere ryemewe ni Catholic Church of Rwanda, abakatoliki. Irya kabiri ni Anglican, abanglikani. Irya gatatu ni Adepr. Irindi ni abadive. Zion Temple, abamethodist, Restoration, Assemblies of God, abahamya. No kuvuga ngo hari amatorero menshi atavuzwa ahangaha ushobora kubusengeramo, ariko by'ukuri aya ngaya yo aremewe ku mugaragaro. Aremewe kubera ko afite yujuje ibisabwa, aremewe kubera ko afite ibikenewe kugira ngo abashe kuba yakwitwa amatorero. Kandi mu gihe yazaba asubiye inyuma, mu gihe yazaba atatiriye, nuko ngo nayo azambugwa ubuzima gatozi nk'uko Agape Blessing Community Church yabwambuye, nk'uko Calvary Independent Baptist Missions of Rwanda yabwambuye. Bityo bavandimwe, reka tubashimire ko mwakomeje kudutega amatwi. Imana ibahe umugisha.